Ikiganiro yakoze avuga ko yazize ibintu bya politiki mu biganiro numvishe Muchoma yatura akavuga nkawe. Ntabwo ari ibiganiro byinshi uretse iki kiganiro iki ngiki. Nahise nibaza ikiganiro Muchoma yakoze kimwe cyonyine ni iki ngiki. Give me a second. Ntabwo ngari buze gutindayo. Ni iki? Inkuru ivuga ngo nakoresheje ijambo ryahishwe abanyabwenge byahishuriwe abaswa bitewe n'ikiganiro muze kumva iyo tweet nakoze. Ikiganiro Muchoma yakoze avuga ku bintu bya politiki kimwe nigeze kumvaho ni iki ngiki. Ese Muchoma mu bintu yaba ari kuzira niki kiganiro kirimo? Nzabimenyesha mu rukiko ari gusomerwa. Mu bintu Muchoma yaba azira yaba byaratumye afungwa, kuko nimuza kureba kuri iyi inkuru nakoze summary ibyahishwe abanyabwenge byahishuriwe abaswa. Nizeyimana Didier uzwi ku izina rya Muchoma yatawe muri yombi akurikiranweho ibyaha biri muri video yatambukijwe ku rubuga rwa YouTube ye mu 2024. Iyo video ikaba irimo ibyaha bifite aho bihuriye na Barafinda uherutse gutabwa muri yombi. Uyu muhanzi usanzwe aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze ukwezi n'iminsi 11 ari mu Rwanda, ni nyuma yaho uwitwa Barafinda atawe muri yombi akurikiranweho ibyaha birimo no gutangaza amakuru y'ibihuha. Tugaruke gato mbere yuko njya ku kiganiro kirambuye. Muchoma kuva 2024 Muchoma ko yagiye mu Rwanda inshuro nyinshi kubera iki ubu ngo bari bwafashwe. Ibingi tuzaza kubigaruka cyangwa tuzamenya icyo afungiwe ejo, kuko ejo nibwo Muchoma azaburana ku bantu muri Amerika. Ubwo nejo bundi hasigaye iminota 2 kugira ngo namwe mukoreshe imvugo ejo. Muchoma ikiganiro cya politiki nkibaza YouTube channel yakoze ibiganiro byatuma umuntu waguze iyo YouTube channel ibiganiro Barafinda yakorewe 2024 bifungisha umuntu. Ibyo biganiro byaramaze gukurwaho, tuzamenya igipfungishije Muchoma. Amakuru twumvishe ya mbere numvishe Muchoma abazwa cyangwa bavuga batutangariza ko yafunzwe, bavuze ko Muchoma yafunzwe kubera amagambo cyangwa ibikorwa bya politiki. Ibintu bya politiki rero abantu ntekereza ko n'abastari benshi batinye kubivugaho. Muchoma ikintu cyangwa kuva namumenye uretse kuba yivugira abagore, ni ikiganiro Muchoma yakoze ari gukotinga amagambo nakoresheje ndi kuvuga ku muntu bita Jean Laura. Ikiganiro ngicyo kirahoye hejuru. Mu byo Muchoma yaba ari kuzira ibyo byaba birimo aho mvuyeyo. Dutegereje aya masaha ntabwo ari kwiruka ngo nyarebe. Muchoma yakoze ikiganiro kuri Jean Laura amubazaho ngibyo birahoye hejuru. Tubo tuzabimenya ejo nagera imbere y'ubutabera agiye kuburana. Reka ibyo ngibyo biveho. Nabahaga update y'ibiri mu muhanda. Nzabimenya ejo. Ibindi bizavuga kuri Muchoma zavuga kuri Muchoma kwa gatatu cyangwa kwa kabiri nkimara kumenya ibyo yarizwe. Nzohereza abanyamakuru bazaba bahari, tuzamenya icyo Muchoma ari kuregwa. Ese nibi byaha byanditswe hano hejuru ko yakoresheje YouTube channel, ariko ntekereza ko ibiganiro byagiye kuri YouTube channel. Umuntu kuba ari nyiri YouTube channel ntabwo ntekereza ko ibyo byamufungisha. Tuzabimenya iby'inkiko, tubimenya ari uko bagiye kuburana nibwo bazatubwira ibyaha aregwa. So reka dutegereze kuwa kabiri nibwo nzagira ikintu mvuga kuri Muchoma. Ariko noneho Jihad we nawe azaburana umusibe ejo. Ku bantu bari mu Rwanda nejo no muri Amerika nejo ko bimaze kuba saa 6 za nijoro twinjiye mu wundi munsi turi kuwa mbere. Bombo clat. Reka twigarukire rero mu nkuru iyo yari headline na update nabahaye. Ikindi kintu mwakomeje kutubazaho ni ibyerekeranye n'ibibazo bya Lorenzo n'umuntu bita Rugaju. Ku bantu muri aha ngaha